Isura ya 89 yitiriwe umuseke yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Wal fajr. Ndahiye umuseke. Walayalin ashr. N'amajoro 10 ya mbere y'ukwezi gutagatifu kwa Dhulhijja. Washaf'i wal watr. Nikitari igiharwe ndetse n'igiharwe mu biremwa byose bya Allah. Wallayli idha yasr. Nijoro igihe rihita. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Ese muri izo ndahiro ntiharimo ibimenyetso bifatika ku muntu ufite ubwenge? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ese yewe Muhammad ntiwamenye uko nyagasani wawe yagenje Abaadi? Irama dhatil imad. Abantu bo muri Irama bari barebare cyane bafite inyubako ndende zifite n'inkingi ndende. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Abo rwose ntihigeze haremwa abandi bameze nk'abo mu yindi migi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. N'Abasamudu bacongaga urutare mu bibaya bakarukoramo inyubako. وفرعون ذي الأوتاد. Na Firawuni wari ufite imambo yazirikagaho abantu abakorera iyicarubozo. الذين طغوا في البلاد. Abo ni babandi bakoze ubugizi bwa nabi mu migi. فأكثروا فيها الفساد. Maze bayikwizamo ubwangizi bukabije. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Nuko nyagasani wawe abasukaho ibihano bibabaza. إن ربك لبالمرصاد. Mu by'ukuri nyagasani wawe yiteguye guhana inkozi z'ibibi. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Iyo nyagasani wawe agerageje umuntu akamwubahisha akanamuhundagazaho ingabire aravuga ati nyagasani wanjye rwose yanyubahishije. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Nyamara yamugerageza akamugabanyiriza amafunguro akavuga ati nyagasani wanjye yansuzuguje. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Oya, ahubwo ntimugirira neza imfubyi. ولا تحاضون على طعام المسكين. Ndetse nta nubwo mubwirizanya kugaburira abakene. وتأكلون التراث أكلا لما. Kandi murya imirage y'abandi mukayimara. وتحبون المال حبا جما. Ndetse mukanakunda imitungo bikabije. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Oya, umunsi isi zasandazwa igacikamo ibice. وجاء ربك والملك صفا صفا. Nuko nyagasani wawe akaza guca imanza ndetse n'abamarayika bari ku mirongo ikurikiranye. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. kandi uwo munsi umuriro wa Jahannam uzazanwa hafi
kuri uwo munsi umuntu azibuka, ariko se kwibuka kwe kuzamumarira iki? يقول يا ليتني قدمت لحياتي azicuza avuga ati, iyaba nari narateganyirije ubuzima bwanjye nkora ibikorwa byiza. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد kuri uwo munsi ibihano Allah azahanisha nta wundi ushobora kubihanisha, ولا يوثق وثاقه أحد kandi azanaboha abahakanye ukuboha kutashoborwa n'undi uwo ari we wese. يا أيتها النفس المطمئنة umwemeramana azabwirwa ati, yewe roho ituje, ارجعي إلى ربك راضية مرضية garuka kwa nyagasani wawe umwishimiye nawe akwishimiye, فادخلي في عبادي maze winjire mu bagaragu banjye b'intungane, وادخلي جنتي uninjire mu ijuru ryanjye.